Mutwemeye tubagezeho inkuru y'umwana w'umukobwa waje kwamamara mu buryo butangaje kandi butunguranye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yaba kuri Facebook, Instagram, TikTok aho byabaye ibindi. Uyu mwana w'umukobwa bamwita Tracy, ariko abenshi bamumenye muri video y'indirimbo y'umuhanzikazi bita Wendy Shy w'umunyagana arimo araririmba kuri stage na umwana akagaragara yaryohewe n'umuziki cyangwa se yasusurutse ari kubyina nta kintu yitayeho. Ushobora kwibaza ese byari byatewe n'iki, byari byagenze gute? Ubundi Wendy Shy umuririmbyikazi akomoka muri Ghana, uzwi mu njyana ya Afropop na Afrobeats kuva mu mwaka wa 2018, wanatsindiye ibihembo bitandukanye kubera ubuhanga bwe mu muziki. Mu by'ukuri abantu benshi nago bari bazi uyu muhanzi, ariko iyi ndirimbo cyangwa se uyu mwana yatumye arushaho kumenyekana mu bihugu bitandukanye yaba muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Ngo byari umunsi umwe ubwo yari yakoreye igitaramo cye ku ishuri rimwe ryo muri Ghana ryitwa Rio Dance School, akaba ariho uyu mwana w'umukobwa Tracy yiga. Kwa kunda abana baba bitabiriye ikirori cyangwa se igitaramo cy'umuhanzi runaka, uyu mwana yari ahari akomeza aryoherwa n'indirimbo zacurangwaga aho ngaho n'uboneza uyu muhanzi kazi. Uyu mwana rero abantu bari aho ngaho barimo barafotora cyangwa se bari gufata amavideo, baje kubona uburyo ari kubyina yizihiwe nta kintu yitayeho, ubona ko ari ibintu bimurimo, nuko bakajya bamufotora cyangwa se bamufirma, ariko umwana atabibonye. Byaje kurangira umuhanzi arataha ndetse n'abanyeshuri bakomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi. Byaje gutungurana babonye ivideo y'uyu mwana isakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu barushaho kumenya uyu muhanzi kazi Wendy, ndetse n'uyu mwana arakundwa cyane. Abantu batangira kwishimira uburyo yararimo arabyina yirekuye kandi ubona ko bimurimo. Abantu batandukanye bagiye bakunda iyi video, nubwo hari abandi bantu batigeze bayishimira bitewe n'uko umwana yari mutoya, ngo bitari bikwiye ko yagaragara abyina zirambyino ndetse ameze kuriya. Ibyo rero byageze kuri wa muhanzi kazi Wendy, atangazwa n'ukuntu iyi video y'umwana iri kugenda imuzamurira indirimbo ikarushaho kumenyekana ku isi. Akimara kubona uburyo indirimbo ye yasakaye cyangwa se yamenyekanye ku isi, atangira kwishima abona biramurenze. Yaje gupostinga iyi video y'umwana w'umukobwa, abantu benshi barayikunda, batangira gutera comments zitandukanye. Ibintu byatumye indirimbo yamamara, ubu abantu bakaba basigaye bayikoresha mu mavideo ndetse n'ahandi, ndetse birushaho no gutuma uyu muhanzikazi Wendy w'umunyagana arushaho kumenyekana mu bihugu bitandukanye, kuko iyi ndirimbo yarushaho gutuma uyu muhanzikazi amenyekana. Ibi byatumye umuhanzikazi Wendy afata umwanzuro wo gusubira ku ishuri rya wa mwana cyangwa se rya Tracy yaririmbiyeho iyi ndirimbo, maze ajya kwitura neza uyu mwana Tracy kuko gutuma indirimbo ye yamamara ahantu hatandukanye. Akiyagera akoranya abarezi, ababyeyi ndetse n'abanyeshuri, birumvikana harimo na Tracy, ndetse ashimira byimazeho uyu mwana Tracy, agaragaza amarangamutima ye ku ruhare runini Tracy yagize mu kuzamuka kw'iyi ndirimbo. Ibintu byashimishije abantu benshi, abandi bikabasigira isomo. Si ibyo gusa, uyu muhanzikazi yahisemo kwemerera cyangwa se yemereye uyu mwana w'umukobwa Tracy kumwishyurira amashuri ye yose, ubwo harimo abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza, kuko ubusanzwe uyu mwana ari mu mwaka wa 5 wa primaire. Iki gikorwa cyagiriye Tracy akamaro, cyashimwe n'abafana ba Wendy Shy, benshi bagaruka ku kamaro ko gushyigikira impano z'abana bakiri batoya. Nawe iyi video ishobora kuba yarakunyuze mu maso ukanayikunda ndetse ukatangazwa n'uburyo umwana aba arimo arabyina, ariko Wendy nago byarekeye mu magambo gusa, ahubwo yaragiye ashimira uyu mwana, amwishyurira amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Ni ibintu byinshi bishobora gusigira abandi bahanze isomo, cyane cyane ku bafana babo akenshi bitanga cyangwa se bakagaragaza amarangamutima yabo mu gushyigikira umuziki wabo. Reka mbashimire, ngiye wateguriye byinshi kuri iki kiganiro. Ndi Ntagara Delphine, kanda subscribe, like, share, comment utazacikanwa n'ibiganiro byiza tuba twabateguriye kuri Ntagara Official. Mbifurije kwa mukaronka.